Mu myaka 30 ishize Hyundai yafatwaga nk'uruganda ruto cyane rw'abanyakoreya y'Epfo rukora imodoka mbi zihendutse kandi utakwizera mu gukomera kwazo. Abantu basekaga cyane imodoka za Hyundai, bakagira naho bavuga ko agaciro ka Hyundai kikuba kabiri iyo yishyizemo essence yuzuye reservoir. Ubwo babaga bashaka kuvuga ko reservoir ya essence ibinganya agaciro n'imodoka ubwayo ya Hyundai. Uyu munsi Hyundai ni uruganda rukora zimwe mu modoka nziza ziri ku isoko ry'imodoka ku isi yose. Yamaze guhangamura ubwami bw'imodoka nka Ford, General Motors na Honda. Uyu munsi Hyundai iri ku mwanya wa gatatu ku isi mu nganda zishyira imodoka nyinshi ku isoko ku isi yose, izi nyuma ya Toyota na Volkswagen. Ibi ni byiza kandi biratangaje, ariko igitangaje cyane ni umugabo wabaye inkomoko y'ibi byose. Umuhungu w'umuhinzi washakaga kwikura mu bukene akava iwabo mu rugo mu cyaro ubwo yari ingimbi, agatangira urugendo rwuzuyemo gutsindwa, ububabare no guseba kwinshi. Gusa nubwo yanyuze muri ibi byose, byarangiye ashinze uruganda rwa mbere muri Korea y'Epfo muri icyo gihe. Uruganda rwahise rutangira kugenzura urwego rw'inganda z'imodoka, atari zo gusa ahubwo no kubaka ubwato bwa rutura, ubwubatsi bw'inzu n'ibindi bikorwa remezo. Ibi byamuhinduye umugabo ukize kurusha abandi bose muri Korea y'Epfo. Dore inkuru itangaje ya Hyundai n'umugabo wayirose bikarangira ayubatse. Chung Ju-young. Chung Ju-young yavutse mu 1915, avukira mu cyaro gito cyane cyitwa Tongchong. Aka gace uyu munsi kari muri Korea ya ruguru. Muri iki gihe Korea yari koloni y'Ubuyapani. Chung Ju-young yavukiye mu muryango ukennye cyane. Ibi byari byaratewe n'ubukungu bw'igihugu cyose butari bumeze neza, ariko cyane cyane byaterwaga n'ingamba zari zarafatiwe iki gihugu. Umuryango we wakoraga akazi k'ubuhinzi. Bamaraga amasaha menshi y'umunsi mu murima kugira ngo bashobore kubaho. Gusa Chung Ju-young we yarotaga kuzaba umwarimu, ariko kubera ko yari umwana w'imfura mu bana 7 bo mu muryango ukennye, Chung Ju-young nta mahitamo yari afite usibye kureka ishuri ku myaka 14. Ababyeyi be bamukuye mu ishuri ngo ajye ajyana nabo guhinga kugira ngo barumuna be babone ikibatunga. Kuva mu rukerera kugera ku mugoroba izuba rirenze, babaga bari mu gishanga bahinga banasarura umuceri bakoresheje intoki. Bari banoroye amatungo magufi menshi, ariko banacuruzaga inkwi. Chung yashoboraga kumara iminsi azenguruka imijyi itandukanye yikoreye imitwaro y'inkwi agurisha. Icyo gihe uwari kuvuga ko uyu mwana muto azashinga uruganda rukora imodoka nyinshi ku isi yari gusekwa cyane. Uyu mwana we n'umuryango we bakoraga gutya, ariko ntabwo bashoboraga kwihaza mu biribwa. Umusaruro w'ubuhinzi wabo ntabwo wabaga uhagije ku buryo bashoboraga kumara amezi menshi mu nzara ikomeye. Nzakomeza kuba umwana w'umukene udashobora kunamura umugongo wahinamiranye kubera imirimo y'amaboko kugeza ryari, niko Chung yibazaga. Umuhinzi udashobora kurya ngo ahazwe n'ibyo yahinze niyo byaba umunsi umwe. Ariko ubuzima nk'ubu bwo kubaho mu bubabare nk'ubwa data nibwo bwonyine buhari. Ubu nta kindi nakora ngo mbe muri ubu buzima, niko yibazaga. Ibi bitekerezo byazonze uyu mwana w'umuhungu mu gihe cy'imyaka myinshi. Yararuhijwe n'ubukene we n'umuryango we bari babayemo imyaka myinshi. Byageze igihe ubuzima araburambirwa burundu, maze ku myaka 16 afata icyemezo cyo kuva mu cyaro cy'iwabo ajyanye n'inshuti ye. Banyuze mu bice bitandukanye by'igihugu bagenda berekeza mu mujyi aho yumvaga azabona ubuzima bwiza. Nzi abantu benshi uyu munsi bari i Kigali kandi bafite amikoro ahagije baravuye iwabo mu cyaro muri ubwo buryo. Uyu mwana w'umuhungu rero nawe yakoze urugendo rw'amaguru rw'iminsi myinshi kugera ageze mu mujyi wa Kowon. Uyu ni umujyi uri muri Korea ya ruguru uyu munsi. Mwibuke iki gihe Korea yari ikiri igihugu kimwe, itaracikamo ibice ngo havemo Korea y'Epfo n'iya ruguru. Muri uyu mujyi rero uyu muhungu muto ndetse n'inshuti ye bari bavanye mu cyaro, bahabonye akazi kuri chantier y'ubwubatsi. Baba bayede. Bahembwaga udufaranga duke cyane, ariko Chung Ju-young yari yishimye. Yabonaga ubwo buzima ari bwiza cyane kurusha ubwo guhinga no kwahirira amatungo yari asize iwabo. Yishimiraga ko nibura hano yashoboraga gukorera amafaranga ye ku giti cye. Gusa kubw'amahirwe make ibingibi ntabwo byarambye, kubera ko nyuma y'amezi 2 yonyine avuye mu cyaro cy'iwabo acitse ababyeyi, ise yaje kumenya aho ari, aza kumushaka, aramucyura, amusubiza mu rugo. Gusa ahangaha amazi yari yaramaze kurenga inkombe, kubera ko umwana muto yari yaramaze kuryoherwa n'ubuzima bwo mu mujyi.
ndetse yari yaranamaze kubona ko bushobora kuzaba intangiriro y'ubuzima yifuzaga kuzabamo nakura. Icyo gihe yaremeye asubira iwabo, ariko mu gihe cy'imyaka 2 yakurikiyeho yongeye gucika ababyeyi inshuro 2 ajya Seoul. Uyu munsi ni mu murwa mukuru wa Korea y'Epfo. Buri uko yatorokaga mu rugo, isi yajyaga kumushaka akamusubiza mu cyaro. Ntuzigere na rimwe wibagirwa kuri umwana w'umuhinzi warangije amashuri 6 abanza yonyine, niko se yamubwiraga. Numvise bavuga ko Seoul yuzuyemo abanyamashuri batagira akazi. None wowe utaranarangije amashuri abanza urumva uri iki ku buryo uzabona akazi? Ubuzima bwawe buri hano mu cyaro, mu murima uhinga kandi ukita ku matungo. Usibye ko aya magambo atarahagije ngo ace intege y'umwana w'umuhungu, wari warabonye inshuro nyinshi ababyeyi be bahinga bavunitse cyane ariko bakarumbya. Abantu baramukira mu murima bakawirirwamo ariko bakicwa n'inzara. Kuri iyi nshuro yafashe icyemezo cyo gutoroka iwabo ku nshuro ya 4, ari nayo ya nyuma. Iki gihe noneho yari afite imyaka 18. Akigera i Seoul yakoze akazi kose yahuye nako. Yabanje gukora nk'umukozi usanzwe ukoresha amaboko utwaza abantu imitwaro mu muhanda. Yaranongeye asubira mu Kiyede ku ishantiye. Nyuma yaje no kubona akazi mu ruganda. Kari akazi ko guterura ndetse no gutumwa ibintu. Gusa nyuma y'umwaka umwe yabonye akazi keza ko gukora mu iduka ryacuruzaga umuceri rya Bokeng. Aha noneho yakoraga akazi ko gutwara umuceri ku igare awushyira abakiriya bawuguze. Bitandukanye n'imirimo yakoraga mbere, aka kazi noneho kari akazi keza ashobora kurambamo, kandi noneho yanahakuraga ibiryo. Agatwara ibiryo bitetse cyangwa se bibisi akajya guteka. Yahereye kuri aka kazi ko hasi, ariko ba boss be baza kumukunda ku buryo batatinze kumuzamura mu ntera. Birangira ageze ku rwego rwo kuba umucunga mutungo w'iryo duka. Aha yari amaze amezi 6 yonyine atangiye akazi. Nyuma y'imyaka mike nyiri duka yararwaye, abona ko atazashobora gukomeza gucunga iryo duka ry'umuceri. Ahita afata icyemezo cyo kurigurisha umujene w'umukozi we wamukoreraga nk'umucunga mutungo, Chung Ju-young. Ku myaka 22, Chung Ju-young yari atunze iduka ry'umuceri rya Bokeng. Ahita narihindurira izina aryita iduka ry'umuceri rya Kyung Hill. Ahita nahindura imikorere, agabanya ibiciro by'umuceri, maze umuceri bawugura nk'amasuka. Buri mwaka inyungu zariyongeraga ku buryo iri duka ritatinze kuba iduka rya mbere rinini ricuruza umuceri mu mujyi wose. Hahise haduka ikibazo gikomeye. Mwibuke Korea yari ikiri imwe itaracikamo kabiri. Yari koronijwe n'Abayapani. Iki gihe rero guverinoma y'Ubuyapani yahise ishyira impinduka mu buhinzi n'ubucuruzi bw'umuceri, bategeka abantu kutarenza ingano runaka y'umuceri bagamije ko babona umuceri wo kohereza mu Buyapani. Abayapani bari bakeneye umuceri mwinshi kubera ko bari mu ntambara n'Ubushinwa. Hano abacuruzi benshi b'umuceri bahise bahagarika gucuruza, barimo na Chung Ju-young wategetswe gufunga iduka rye asubira iwabo mu cyaro. Isa agomba kuba yaramwitegereje akamubwira ati ariko narakubwiye wa mwana we. Gusa uyu musore muto ntabwo yari yarazibukiriye inzozi ze zo kuzagira ubuzima bwiza. Mu 1940 yasubiye mu mujyi kongera gushaka amahirwe mu bucuruzi. Aha yari anafite udufaranga dukera yarakuye mu bucuruzi bw'umuceri. Yakoze urutonde rw'ibikorwa by'ubucuruzi yashoramo imari. Aha yarebye ibikorwa guverinoma y'Ubuyapani itashyizemo amananiza. Business yabonye yaba nziza ni y'amagaraje, gukanika imodoka. Yasabye inguzanyo muri banki, ubundi asaba uburenganzira bwo gufungura igaraje aryita Ado Service Garage. Muri iki gihe ibintu byo gukanika ibinyabiziga byari bifite abakiriya benshi muri uyu mujyi, ariko ntabwo hari amagaraje ahagije. N'amake yari ahari yarakoshaga. Bitewe nuko bwana Chung Ju-young nta kintu kinini yari azi ku by'imodoka, yahaye akazi umukanishi w'umwuga ngo bakorane. Aha nanone yakoresheje uburyo bwo kumanura ibiciro kandi akita ku bakiriya neza. Ibi byazanye abakiriya benshi ku buryo byabaye ngombwa ko Chung aha akazi abandi bakanishi benshi. Gusa nanone bidatinze ikindi cyago cyamwituyeho. Haje inkongi y'umuriro utwika igaraje rye ryose n'ibikoresho byarimo n'imodoka z'abakiriya. Umusore muto yisanga mu bibazo bitagira izina. Yari afite imyenda myinshi cyane kandi nta kintu afite cyo kuyishyura. Gusa kuri we gucika intege ntabwo byari mu kiboneza mvugo cye. Yarongeye aguza banke afungura irindi garaje muri quartier ishyushye cyane muri uwo mujyi. Mu myaka 2 yakurikiyeho igaraje Ado Service ryari rimaze kuba rimwe mu magaraje meza yo muri Seoul. Hamwe n'abakozi 70 bose bamukoreraga, Chung ntabwo yari yarigeze yitwara neza muri business nk'icyo gihe.
mu gihe yiteguraga gukora ibindi bikorwa bimuzamura cyane mu mikoro. Ikindi kintu cyahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ubuyapani bwari mu ntambara ya kabiri y'isi, maze mu 1942 bumwambura igaraje rye. Abayapani bahise bafatira igaraje barihuza n'uruganda rw'ibyuma kugira ngo bakore ibikoresho byari bikenewe mu ntambara. Muri icyo gihe kandi ibintu byarimo biba bibi cyane mu birebana n'umutekano i Seoul. Chung Ju-yang arongera asubira mu cyaro n'amarira menshi. Gusa iki gihe nubwo igaraje rye bari bararitwaye, yari yarabashije kuziga mu dufaranga. Yari afite 50,000 by'amawon. Yari yiteguye kongera gutangiza ikindi kigo, kandi noneho kuri iyi nshuro yari afite icyizere ko kizaba ikigo gikomeye. Yari amaze kugira ubunararibonye atari mu bucuruzi gusa, ahubwo no mu guhomba akongera gutangira. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Korea yabonye ubwigenge kubera ko Ubuyapani bwatsinzwe intambara, bityo babunyaga koloni zose bwari bufite. Chung yarongeye afungura igaraje rye mu 1946 aryita Hyundai Auto Service Center. Ijambo Hyundai mu gifaransa risobanuye moderne, ibigezweho. Yatangije igaraje rye risana imodoka zishaje z'Abayapani zangiritse cyane, ariko banakanikaga amakamyo y'igisirikare cy'Abanyamerika. Umwaka wa 1946 wagiye kurangira, igaraje ryakuze ku buryo umubare w'abakozi yakoreshaga wari wamaze kwikuba gatatu. Bari bamaze kuba abakozi 80 kandi baratangiye ari 30. Ahangaha yari yubatse ikigo gikomeye kandi noneho kidashobora gukomwa mu nkokora n'Abayapani. Yahise afata umuryango we wose awukura muri cya cyaro cyo mu majyaruguru awujyana i Seoul, ndetse bamwe muri bo abaha akazi mu igaraje. Mu gihe Chung Ju-yang yakoraga akazi ko gukanika imodoka, akabona abakiriya bamwishyura hagati y'300 n'400 by'amawon, yaje kubona ko abashinze ibigo by'ubwubatsi bo basinyaga amakontra ashobora kubishyura miliyoni 10 z'amawon. Hatangazwa cyane n'uburyo umuntu umwe ashobora kwinjiza amafaranga angana gutyo ku isoko rimwe cyangwa se kuri kontra imwe. Uko niko yahise atangiza Hyundai Construction Company. Turi mu 1947. Mu mwaka wa mbere iyi kompanyi yagowe cyane n'akazi ku buryo itungutse. Akazi ka mbere babonye kara ko kubaka agace kari gacumbitsemo ingabo z'Abanyamerika, ndetse nako gusana zimwe mu nzu zo muri Seoul zari zarangiritse. Gusa mu 1950 sosiyete ya Hyundai yateye imbere cyane. Ariko bidatinze Korea ya ruguru ihita itera Korea y'epfo. Ni mu ntambara ya Korea yo mu 1950 yarangiye Korea icitsemo kabiri, haba Korea y'epfo na Korea ya ruguru. Iyi ntambara yasunikiye Chung Ju-yang gufunga kompanyi ye, aranimuka ajya mu majyepfo mu mujyi wa Busan. Iki gihe bwo nta n'amafaranga yari afite. We n'umuvandimwe we bagendaga bimuka bakora akazi gatandukanye. Hako barambyemo kara ko kugenda bacuruza ibinyamakuru muri za quartiers zitandukanye. Hari mu ntambara, inkuru nziza bari bategereje yari ukumva ko ingabo za Loni ziri mu nzira ziza kubatabara. Abanyakorea y'epfo bari bafite ubwoba ko baramutse baguye mu biganza by'abategetsi ba Korea ya ruguru, ibyabo byaba birangiye, kubera ko ubutegetsi muri icyo gihe bwari ubw'igitugu kitagira izina. Umunsi umwe Chung Ju-yang yasomye mu kinyamakuru ko ingabo z'Abanyamerika zari muri Korea y'epfo zari zikeneye umwubatsi ubizi neza kugira ngo yubake amacumbi y'ibihumbi by'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri ako gace. Iki kiraka barakimuhaye, yubakira abasirikare amacumbi, ahita nubaka imikoranire myiza n'igisirikare cya Amerika. Nyuma y'aho Abanyamerika banamuhaye kandi kazi ko kuvugurura quartier y'Abanyamerika iri muri Korea y'epfo. Byageze naho bamuha isoko ryo kubaka icumbi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azajya acumbikamo igihe yasuye Korea y'epfo. Mwibuke turimo kuvuga ku mwana w'umuhungu wagarukiye mu wa gatandatu w'amashuri abanza, wavukiye mu cyaro ku babyeyi b'abahinzi b'abakene. Aya yari amahirwe menshi cyane kubera ko intambara ya Korea yarangiye entreprise y'ubwubatsi ya Hyundai Construction Company ari ya mbere muri Korea y'epfo. Niyo igisirikare cya Amerika cyahamagaraga iyo cyabaga gishaka kugira ibyo cyubaka. Gusa iki gihe ubukungu bwa Korea y'epfo bwari mu bibazo. Korea yari kimwe mu bihugu bikennye cyane mu majyepfo ya Aziya yose. Yari ikennye kurusha Korea ya ruguru. Mu gushaka umuti w'ubu bukene, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Korea y'epfo miliyari nyinshi z'amadolari ngo isa n'ibikorwa remezo byayo inashobora kongera kuzamura ubukungu. Aya yari amahirwe kuri Chung Ju-yang kubera ko yari aziranye n'Abanyamerika. Kwanza niwe mwubatsi wenyine bari bazi mu gihugu. Bamuhaye isoko ryo gusana ikiraro cya Goryeo. Turi mu 1953. Gusa uyu mushinga
wari munini cyane kurusha kompanyi ya Hyundai Construction Company. Ntabwo wagenze nk'uko byari biteganijwe. Mu by'ukuri Chung yari ataragira ubwenge bwinshi mu birebana n'ubucuruzi n'ubwubatsi. Ikindi, kompanyi ye yari itaragira ibikoresho bihagije kandi bigezweho. Nta n'uburyo bw'umutekano bwari buhari kuri chantier, kandi nta bunararibonye iyi kompanyi yari ifite muri ibi bintu ku buryo yakubaka igikorwa remezo nk'iki. Kubaka iki kiraro byagendaga buhoro cyane. Kuri chantier habaga impanuka nyinshi bigatuma amafaranga yishyurwaga agendera mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Chung yisanze amafaranga amushiranye, ategekwa gufata izindi nguzanyo muri banki. Ni mu gihe abavandimwe be bagurishije inzu zabo kugira ngo bamufashe guhemba abakozi. Kera kabaye ikiraro barakirangije, ariko bagitaha umuryango wa Chung uri mu myenda itagira ingano. Abo bari bahanganye mu bwubatsi baramusetse cyane kubera ko isoko ryari ryaramurushije imbaraga. Ubundi umuntu warangije amashuri 6 abanza niki yakora kizima mu gihe nta n'ikintu azi ku bukungu nk'izamuka rusange ry'ibiciro n'ibindi, niko bavugaga. Imbesire nk'uriya rwose aba kwiyisomo nka ririya. Nta nubwo azi ko kubaka ikintu nka kiriya bisaba kwishyurwa mu byiciro. Iki kiraka cyaramujegeje cyane ku buryo abavandimwe be bagurishije ibyo batunze byose ngo bamufashe. Nyuma yo kubona umuvandimwe we akodesha akazu gato muri quartier ikennye cyane muri Seoul, Chung Ju-yang agahinda karamwegetse kubera ko yari azi neza ko ari we byaturutseho. Yahise yiyemeza kudashinga kompanyi izakiza umuryango we gusa, ahubwo yiyemeza gushinga kompanyi izaba iya mbere nini mu gihugu cyose. Yavuze ko atari kureka burundu kompanyi ye. Ati nahombye kubera ko nta bunararibonye nari mfite kandi nari mbukeneye. Iki gihombo yagifashe nk'isomo rihenze cyane. Nubwo kubaka ikiraro cya Goryong byamubijije icyuya, ariko iki kiraro cyahinduye cyane kompanyi ya Hyundai kubera ko cyatumye iyi kompanyi ihabwa amanota meza na Minisiteri ishinzwe umutekano. Iyo sura nziza yatumye Hyundai yizerwa cyane n'amabanki ku buryo gusaba inguzanyo bitari ikibazo kuri we. Ibibazo yahuye nabyo mu kubaka ikiraro byatumye Chung amenya umumaro wo gukoresha imashini zigezweho kandi ziremereye. Bitewe n'imikoranire yari yarubatse n'Abanyamerika, byaramworoheye cyane kugura ibikoresho byose yari akeneye. Ibi bimashini bya rutura mubona abubaka ibikorwa remezo bakoresha muri iki gihe muri Korea y'Epfo, leta niyo yonyine yari yemerewe kubitunga. Kompanyi zigenga ntabwo zari zibyemerewe, ariko kubera ko Chung Ju-yang yari yarakoranye n'Abanyamerika, we baramwemereye arabigura mu gihe abo bari bahanganye batashoboraga kubibona. Ibi byatumye abasiga noneho cyane. Kubera ibi bikoresho, sosiyete y'ubwubatsi ya Hyundai yabonye amasoko yo kubaka no gusana igihugu cyose, kandi babikoraga kuri make cyane ku buryo batigeze babura akazi. Bubatse imihanda, bubaka ibiraro, bubaka ingomero, bubaka inzu. Hyundai imaze gukura, Chung Ju-yang yahise atekereza kwagurira ibikorwa mu mahanga. Aba umunyakoreya wa mbere ushyize kompanyi ye y'ubwubatsi ku rwego mpuzamahanga. Yabonye amasoko yo kubaka ibikorwa remezo mu mahanga ku buryo amasoko yabonye yari afite agaciro ka miliyari y'amadolari. Yabonye nk'isoko ryo kubaka icyanya cy'inganda cya Dubai muri Arabia Saudite. Yanubatse Arab Shipbuilding and Repair Yard muri Bahrain. Mu gihe cy'imyaka 20 sosiyete ye yavuye ku kuba sosiyete nto y'ubwubatsi iri mu bibazo ihinduka uruhurirane rw'ibigo bikomeye cyane bikorera hirya no hino ku isi, konglomera. Inzozi ze zo kubaka ikigo cya mbere kinini muri Korea y'Epfo yazigezeho mu 1960. Gusa nanone izi nzozi ntabwo yari kuzazikabya iyo leta itabizamo ngo imufashe. Muri make, ibigo bya Hyundai byagiye bifashwa na leta nko koroherezwa kubona inguzanyo, guhabwa nkunganire no kugabanyirizwa imisoro igihe ari ngombwa. Ibigo nk'ibi bya rutura bihuriyemo ibindi bigo byinshi muri Korea babyita chaebols. Ibigo nk'ibi muri iki gihugu birimo nka Hyundai, Samsung, LG. Ni ibigo byafashije cyane Korea y'Epfo kuzamuka cyane mu bukungu. Nubwo Hyundai yafashijwe na leta ya Korea, ariko ntabwo ari ibintu byakozwe gutyo gusa ku buntu, kubera ko Chung yarakoze cyane kandi abantu nkawe nibo guverinoma yari ikeneye icyo gihe. Uyu murava no kudacika intege nibyo byatumye Hyundai ihera ku bwubatsi, ariko iza kwinjira no mu gukora ubwato, ifungura za supermarché hose mu gihugu, ifungura ikigo gikomeye cy'imari, ifungura uruganda rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ariko hari urwego rw'umwihariko Chung Ju-yang atigeze areka gutekerezaho kubera ko nirwo yahereyeho: gukora imodoka.
Mu 1960 leta ya Korea y'Epfo yashyizeho ibwiriza rishya ribuza inganda z'abanyamahanga zikora imodoka gukorera muri Korea y'Epfo igihe zaba zitifatanije n'inganda z'imbere mu gihugu z'abanyakoreya. Iyi politike yari igamije kuzamura ubumenyi bw'abanyakoreya no kuzamura urwego rw'inganda z'abanyakoreya y'Epfo. Uko niko Chung yahisemo kongera kugaruka mu rwego rwo gukora ibinyabiziga maze atangiza uruganda rwa Hyundai Motor. Turi mu 1967. Yahise asinyana amasezerano n'uruganda rw'abanyamerika rwa Ford Motor Company. Yari amasezerano yuko azajya akora imodoka zimeze nk'iza Ford ariko akazita iza Hyundai. Maze atangiza uruganda rukomeye mu mujyi wa Ulsan. Mu mezi 6 yonyine uruganda bari bamaze kurwubaka. Ubundi imodoka ya mbere ya Hyundai Cortina isohoka mu ruganda muri uwo mwaka. Iyi modoka ya Hyundai Cortina ntabwo yari itandukanye cyane na Ford Cortina, niyo masezerano bari baragiranye. Iyi Ford Cortina yari imodoka ihendutse idakenera byinshi ngo ujye mu muhanda. Yari yarakorewe rubanda rugufi mu Bwongereza. Iyi Hyundai Cortina nayo yari ikorewe abaturage bose bo muri Korea. Gusa yarahombye kubera ko yari yarakorewe kugenda kuri kaburimbo, kandi iki gihe Korea y'Epfo yari itaragira imihanda myinshi ya kaburimbo. Iyi modoka abantu barayanze maze ihinduka iciro ry'imigani, abantu bakavuga ko ari imodoka itagira ikimaze. Muri icyo gihe kandi uruganda rwa Hyundai rwibasiwe n'umwuzure mu 1969. Igice kinini cy'ibikoresho mu ruganda birengerwa n'amazi yapimaga metero 1 y'uburebure, mu gihe za modoka za Cortina zari zuzuye uruganda zirimo kureremba imbere mu ruganda. Nyuma yaho abantu batangiye kuvuga ko Hyundai igurisha imodoka zuzuye amazi kubera ko zigeze kurengerwa. Ibi nabyo byangije isura y'uruganda bituma ruhomba. Abantu batangiye kubwira Chung gusenya uruganda rwe akajya mu bindi, maze nawe ati nta mashini n'imwe yo mu ruganda rwa Hyundai nzigera manura. Nubwo uru ruganda ruri mu bibazo ku buryo bisa naho nta cyizere gihari, ariko uru ruganda nzongera nduhagurutse. Jewe iyo ntangiye ikintu ndagikora kikarangira. Hamwe n'iyi myumvire, Chung Ju-young yasubiye ku kazi arongera akora imodoka, maze mu myaka yakurikiyeho leta nayo ikora imihanda ya kaburimbo mu gihugu, maze Cortina itangira kugurwa. Gusa mwibuke Hyundai yari ifitanye amasezerano na Ford yuko Hyundai izajya ikora imodoka zimeze nk'iza Ford, ariko ikazita Hyundai ikongeraho izina ry'iyo modoka ya Ford. Uko niko bakoze Hyundai Cortina, kandi hari na Ford Cortina. Gusa aya masezerano yaje kuzamo ibibazo ubwo Ford yatangiraga kwanga ko Hyundai igurisha Cortina mu mahanga, kubera ko mu ntangiriro ngo yari imodoka igenewe abanyakoreya. Mu maso ya Chung Ju-young, icyo Ford yashakaga mu by'ukuri kwari ukwigarurira isoko rya Korea y'Epfo yonyine ikoresheje Hyundai nk'uruganda ruyifasha kubona abakozi bahendutse. Mu gitabo yanditse, Chung yaragize ati ntabwo nashoboraga kubemerera gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu burakari bwinshi mu 1974, Chung yasheshe amasezerano yarafitanye na Ford, ahita anategeka aba engineer be gutangira kubaka imodoka nshya badakopeye ahandi hariho hose, ahubwo ubwabo bakayitekerereza. Mu buryo atarazi, hano yaratangiye guhindura urwego rw'inganda zikora imodoka muri Korea y'Epfo rugahinduka nk'uko turuzi uyu munsi. Amaze kwitandukanya na Ford, Chung Ju-young yahise yifatanya noneho na Mitsubishi y'Abayapani. Amasezerano bagiranye yemereraga Hyundai gukoresha moteri za Mitsubishi ndetse na turiya dukoropesho tw'ibirahuri bita essuie-glace. Aha noneho niho Hyundai yahise ikora Hyundai Pony. Iyi yari imodoka ikozwe ku buryo igenda mu mihanda y'ibitaka kandi ikagura $5,900. Pony yahise ikundwa cyane mu gihugu, bayigura bayirwanira, kandi imodoka ya mbere ikozwe n'abanyakoreya bayitangiriye kuva kuri zero, hapana ibyo kwigana model z'abandi. Iki gihe imodoka enye mu 10 zagurwaga muri Korea zabaga ari Hyundai Pony. Iyi modoka no ku isi yose barayikunze ku buryo yageze aho imodoka igurwa kurusha izindi zose mu bihugu nka Canada. Mu 1985 batangiye gukora indi modoka nshya, Hyundai Excel. Iyi bayigurishaga $4,995. Aya ngaya yari kimwe cya kabiri cy'igiciro cy'imodoka nshya icyo gihe. Mu mwaka wa mbere Hyundai yagurishije imodoka 168 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Ahandi hose yasigaye ku isi yahagurishije Excel 1,000,000. Iki gihe Hyundai yahise yinjira ku isoko ry'isi ry'imodoka nziza kurusha nyinshi zari icyo gihe. Gusa izi modoka zari zifite ikibazo cyo kudakomera. Abantu bazibonaga nk'imodoka ziciriritse z'abanyakoreya.
uwatungaga Hyundai yabaga yizeye ko azahora mu magaraje. Kugura izi modoka byatangiye kugabanuka ndetse abanyamerika batangira kuzigira iciro ry'imigani. Mu gukemura icyo kibazo, Chung Ju-young yazanye aba engineer ba mbere ku isi maze batangira gukora moteri yabo ku giti cyabo, apana gukoresha ya Mitsubishi. Mu myaka y'1990 bashyize ku isoko izindi Hyundai nyinshi nka Hyundai Accent, Hyundai Sonata na Elantra. Izi nazo abantu baraziguze cyane maze Hyundai ibona amafaranga igura urundi ruganda rw'abanyakoreya rwitwa Kia Motors. Turi mu 1998. Uru ruganda noneho rwahise rubu rwa rutura maze rutangiza igisekuru gishya cy'imodoka z'abanyakoreya y'epfo. Bahise bashora miliyoni nyinshi z'amadolari mu bushakashatsi no mu buhanga bwo kubaka imodoka nziza zikomeye kandi zidahenze. Mu 2004 Hyundai iri kumwe na Kia bakoze ibisa n'ibidashoboka. Baje baringaniye na Honda ku rutonde rw'inganda zikora imodoka nziza ku isi. Bari inyuma gato ya Toyota. Kubera uburyo Chung Ju-young yabonye ubutunzi bwe akoresheje tekinike yo kugurisha ku giciro gito, yafashe icyemezo ko umuntu uzajya agura imodoka ya Hyundai cyangwa se Kia azajya ahabwa garanti y'imyaka 10 niba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye abanyamerika bagura Hyundai ku rwego batari baraguzeho imodoka. Hyundai ihinduka imodoka y'ikinyejana cya 21. Chung Ju-young yamaze imyaka ye ya nyuma y'ubuzima akora ibikorwa byo gufasha abakene. Yaniyamamarije kuyobora Korea y'Epfo. Yanagerageje kongera guhuza Korea zombi kugera ubwo yapfaga mu 2001 asigira inganda ze abahungu be. Gutsindwa nibyo bitwigisha amasomo y'ingirakamaro kuruta yo twigishwa n'intsinzi. Si ngombwa ko wibuka intsinzi zose wagiye ugira. Abandi bantu nibo bakwiye kuzibuka. Twebwe icyo tugomba guhora tuzirikana ni igihombo no gutsindwa twagize, kubera ko abibagirwa igihombo bagize barongera bagahomba. Niyo magambo ya Chung Ju-young. Uyu munsi Hyundai yaciye kuri General Motors ihinduka uruganda rwa gatatu ku isi mu gukora imodoka nyinshi kandi zikunzwe. Inganda ebyiri ziri imbere ya Hyundai ni Toyota na Volkswagen. Uyu munsi Hyundai iri mu nganda ziyoboye isi mu gukora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi. Ntabwo bishoboka kugenda kilometero cyose mu Rwanda utarahura na Hyundai. Uko niko umwana w'umuhungu utarize w'umukene yubatse uruganda rumwe mu zikomeye ku isi. Hyundai cyangwa Hyundai niba ubishaka uko. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.